rero ngana ku musozo hari ibintu bibiri nshaka kuvuga ariko ni ingenzi. Nk'uko tubizi Bibiliya ivuga ko twigira ku batubanjirije. Ibyo bintu byumvikane neza. Ubwo rero twigira ku batubanjirije, wenda icyo ni ikintu cya gatatu ushaka ko twumva, cyangwa wenda ni icya kane nagiye ngerageza kubikompuresinga n'indi mpamvu mbyegeranya nyine kugira ngo bidatwara umwanya munini, nubwo tuzakomeza kubyigaho, ariko turebe abatubanjirije. Itorero rya mbere ni ukuvuga ngo guhera kuri ba Polikape, abasaza babanjirije. Hari igihe tuvuga abasaza ukumva nibo bakuru cyane, ariko yabo ni abaje nyuma y'uko intumwa mu myaka 100 nyuma y'uko Kristo avuye mu isi nazo zari zimaze gupfa zose. Polikape, ba Athanasius, ba Augustine, ba Jerome, ba Ambrosi, ndashaka kubabwira ko abo bantu Chrysostom yabayeho nka nyuma y'imyaka nibura 300 Kristo avuye mu isi, na nuzabaho nyuma ye gatoya, nawe ni muri icyo gihe muri 300 hafi 300 400 350 na 400. Nabo ubwabo abatubanjirije bahamyaga ko izo mpano zitakiriho. Ubishaka azashaka amakomentarizi yabo yasomye. Itekereza ko second generation nyuma y'intumwa ko zivuyeho, twahereye hariya mu Baheburayo, mwabibonye ko ni abantu bandikirwa ibintu by'amateka, ni abantu babwirwa ngo ubu butumwa bwiza nimubwirengagize, mubona ukuntu ababyiboneye n'amaso babihamije bagakora n'ibitangaza, murimo murabyumva, mwebwe ndimo ndabaha raporo. Murimo murabyumva, ntabwo koko, kandi nibyo mwuka aha impano uko ashaka. Ntabwo rero abantu bose bafite inshingano cyane ko atari zo zituma bizera, ariko noneho ibyanditswe byanabonetse, urufatiro rwagiyeho. Noneho reka turebe kuri caca itorero, amateka y'itorero, kuko niyo tujya kureba ukuri ntabwo twe tutangiza ukuri, niko Bibiliya yabigennye. Yavuze ko Pawulo yigishije ibintu bihawe Timoteyo bihawe kwizera bihaye abandi, bitugezaho natwe. Abo rero tugomba kubigiraho. Niyo mpamvu ntabwo dufata yaba ari ubwibone budasanzwe uvuze ngo ibyo abatubanjirije bose bakoze ngende igitangaza ndabyadukanye, ngiye kwadukana ibyanjye. No, ububeshya. Nta bintu by'umuntu bihari hano. Pawulo nawe niyo mpamvu ngo ibyo nahawe nabanje kumenya nibyo nahaye nanjye mwebwe. Nawe arabizi ko ibi ni ibintu biri hayi bimusumba, bitisabumitinga kuri we, bidagenwa nawe, bitavugwa nawe. We ni umuyoboro, ku buryo avuga ati wakwigisha ibinyuranye n'ibi, yaba njye yaba umumarayika uvuye n'ibiremwa by'umwuka. Ukuri kw'Imana biteye ubwoba, n'ibiremwa by'umwuka abamarayika bazaba ikivume. Twakwizera ko rero ubwo ibyo bintu atari ibintu biterwa n'umuntu. Iri torero rero abatubanjirije, ndashaka kubamenyesha ko mumenye amateka. Wenda umuntu ashobora kuba agenda asome mu byibonere. Guhera kuri nta muntu n'umwe wigishaga ukuri, kuko umunzani wo kumenya ko umuntu akubeshya nuko uzasanga, turaza kukira wenda nicyo cya nyuma, cy'ukuntu abo bose bavuga ko izo mpano bakizifite ari abantu bigisha ibinyoma. Wibuke izi ni impano ziza zigamije, bya bitangaza n'iki byose bigamije guhamya uwigisha, kumenyekanisha ko yatumwe n'Imana. None se uyu muntu niba ibyo avuga ngo afite by'ibimenyetso ko wabonye na Satani bikora, n'inzoka n'ababakonikoni bo kwa Farawo babikoze, ni ko ibitangaza biri buze, birahamya uvuga ukuri ko yavuye ku Mana, sibyo? Ibitangaza bizima biva ku Mana bigaragazwa nuko uyu muntu bimuhamya ko arimo avuga ukuri, ubikora arimo aravuga ukuri. Guhera icyo gihe kuri second generation kugera ejo bundi mu 1950-60, mubyumve neza, nta handi hantu hari harabaye akavuye ko kuvuga ngo impano ngo z'umwuka n'ibiki byose. Yaba Ruteri yajyaga avuga ngo external word of God, ijambo riri hanze, ngo sinigeze nsaba Imana, duhora tubibona, sinigeze nsaba Imana komereza inzozi,
kumereza ibyerekwa, oya, ijambo ry'Imana ntacyo nakoze, ijambo n'Imana niryo ryabikoze. Murabyumva? Ejo bundi mu 1500, ejo bundi mu 1950, abantu bamaze kujya muri rock and roll music yo muri Amerika, muri California, ubugabo bw'ubugeyi n'ubuhomosexuals ariko butangiye gusa n'ubuhinduka, butariko ni gute twahinduka ariko tugakomezanya mudu zacu. Bamenyere kujya kuzunguza umutwe, bakwanywa itabi nyine, batereka tugerageze guhuza ubukristo, reka tuclaimings Imana, ariko zagiye hehe? Ariko bose bakaba bavuga bati Bibiliya yamaze kwandikwa ntawe wakongeraho. None se kuki bimwe wemera ko byarangiye ariko ukavuga ko ibindi bitarangiye, ubikura he? So nayo Bibiliya tuyongereho rero. Nibwo rero ibyo byadutse, muzashaka amateka muzayibona. Umuntu ugasanga nuvuga ngo haje Chrysostome muri 300, komentare ye muzagende muyisome mu Bakorino ba mbere 12, muzayishacinge muzayibona, sibyo? Aha, ikindi Chrysostome, Augustine, murebe comment yabikoragaho, uze ku gihe cya Baruteye na Calvin mu 1500, bose bavugaga ko ijambo ry'Imana, external word of God, nta nzozi, bigaragara ko barabyivugira, bigaragara ko byarangiye. Wenda ndaza no kubohereza comment ya Calvin kuri ibi ngibi, arimo akora exposition y'Abakorino ba mbere 12. None umuntu atinyuka ate kuvuga ngo Imana warazadukanye? So Imana rero yaracecetse ku mpano zayo, none itorero ryayo ryose riragenda, bigeze ejo bundi irabihindura, iravuga itereka zigarure. Ntago ari byo bavandimwe, ntago ari byo. Ese kuki abantu bashaka kuvuga ko iyo umuntu adafite ibyo bintu bita impano bahimbye ngo aba atumva iby'Imana ivuga neza? Mbaza ikibazo, ni gute ibyo bintu byaba ari ukuri kandi abera bose mu isezerano rya kera nta n'umwe batarigeze na bimwe bagira izo mpano zidasanzwe? Ezira yari afite izihe mpano? Ko yasomye ijambo ry'Imana akaryigisha, Imana igahereza umugisha umurimo we. Abera ba kera bose, ubwo rero Imana yari yarabanze, ubwo itorero ryari ryarasinziriye? No, ntago ari byo. So icyo nashaka kuvuga ni icyo ngicyo cyuko n'amateka y'itorero ry'Imana, kandi ntago ari twe biheraho, ubwayagaragaza ko ibyo bintu byacitse kera, ku buryo nta muntu n'umwe wigisha ukuri ubiclaiminga. Kandi itorero ryarakomezaga, akaba revival, Puritanism mu Bwongereza mu 1600, ba Whitfield, ba Jonathan Edwards, nta n'umwe. Ibi si ibintu twadukanye. Bari bazi ko ibyanditswe byera bihagije. John Owen, murabizi ibyo yajyaga avuga ku byanditswe byera, ati niba ikintu kiri, niba umuntu yadukanye ubuhanuzi, ibintu bavuga niba biri mu byanditswe byera, naterere Bibiliya yinsomere. Niba bitari mu byanditswe byera ni ikinyoma. Ni gute uvuga ngo urapimisha ibintu byose byanditswe byera kandi ukazana ibindi bintu biva ku ruhande? Ntago ari byo. Iyo mpamvu rero na church history ubwayo, guhera muri 300, 200, ba Justin de Mata 145, muri 145, nta n'umwe wigeze uvuga ibyo bintu. None ejo bundi abatinganyi b'i California bahaguruke ngo barashaka guhuza ubukristo n'isi, ngo kugira ngo ubukristo bureke kuba bukonje cyane, ngo abantu birirwe baririmba hymns, twe tubakurikire kubera ko turi injiji tutasoma amateka se? Oya. Ubwo aho gukurikira uriya wakurikira uriya, cyangwa uri gukurikira amateka, wakurikira uriya, wakurikira Augustine, cyangwa wakurikira Ambrose, wakurikira Chrysostome, wakurikira Thomas Aquinas, wakurikira abasaza ba mbere, Athanasius, wakurikira Lutero, wakurikira Calvin, wakurikira Bazwingli, abo bose, wakurikira ba Spurgeon, wakurikira Pink, wakurikira Jonathan Edwards, George Whitfield, John Owen, John Knox, John Calvin. None ni gute uvuga ngo none ngaho mbwira ni abahe bagabo ushaka kujya mu murongo wabo nabo kandi ubapimira ku byanditswe byera?
ese reka mbabaza, ubwo umuntu yaguhanuriye ngo ejo bundi uzagura ihene, ubwo ni ikihe cyanditswe wakoresha ngo tubigenzure? Hari igihe abantu bavuga ambiguity. Calvin yavuga ngo ambiguity is faultless for the false teachers, ngo ni ibihome bikingira umwigisha w'ikinyoma, ibintu byose akabigira urujijo. Njya numva abantu bavuga ngo ariko ngo icy'ingenzi ni uko hanura ibintu ukabigenzura ibyanditswe byera. Ariko reka mbaze, let's face it, iyo umuntu avuze ngo Imana yambwiye mu nzozi ko ejo nzarya umugati, ubwo nk'icyo kintu ukigenzura gute ibyanditswe byera? Iyo umuntu avuze ngo Imana yambwiye ko uriya mugabo atari we mukwiye kubana, icyo kintu kigenzuza gute ibyanditswe byera? Munsubize bavandimwe, mujye mureka umuntu areke kugira ibintu by'urujijo. Ngo Bibiliya irahagije, ngo ariko ngo iyo witegereje usanga ngo niba ibije kubwirwa ngo bihamanya na Bibiliya, ibyo ni ibiki ashaka kuvuga? Umwisilamu agahaguruka ngo Yesu Kristo yaje aramubwira ngo mu nzozi, ngo aramubwira ngo nyizera. Ubwo reka mbabaze, nk'ubwo nk'icyo kintu ukigenzuza ute gute ibyanditswe byera? None uzafata Bibiliya uyibwire ngaho mbwira uyu musilamu koko Kristo yamubwiye ibyo ngibyo? No, ntabwo ari byo. Tuve mu rujijo. Ngo ngo ukuri kose kuri mu byanditswe byera, ngo ariko nanone ngo hari ukuntu Imana ngo imediatinga, ngo ishyire umuhuza hagati y'ibyanditswe byera ngo niyerekwa. Ngo umuhuza gute nyine, gute bimbwira? None se ibyanditswe byera tubyigira iki? Bible study tuzikora iki? Inductive Bible study ni iziki? Seminari Imana yashyizeho cyangwa abigisha b'ijambo ry'Imana bamara iki? Ni icyo umuntu ashaka kuvuga mu by'ukuri? Ngo ariko yango indimi ngo ziramfasha, zigufasha iki? Kimbwire ni ikihe kintu wananirwa gukora utavuze izo ndimi zitumvikana? Ariko ibyo dukomeze, nuko abantu nyine ibintu by'Imana bashaka kubishyira mu kirere ntihagire umukomforotinga. Ariko oya, reka turebe rero, turebe noneho icyanyuma dusorezaho, wenda nicyo cya kane. Ibyanditswe byera ari byo n'ababeshya bifatishisha ngo niyo munzani, byihagije bigaragaza ko hari ibintu bigomba kuranga Imana, byarangaga Imana nyakuri, sibyo? Imana uyu munsi abazivuga bose, icya mbere uwo muntu agomba kuba yigisha ubutumwa bwiza. Yigisha, reka mbivuge nta guca ku ruhande, yigisha ubutumwa bwiza uko buri mu byanditswe byera. Yigisha ko ubugingo bw'iteka n'Imana y'Imana, ko umuntu abubona binyuze mu kwizera kandi nabyo bihabwa n'Imana, ko umuntu apfuye muri Adamu atabasha kwizera, ko umuntu ahabwa kwihana agahindukira akizera Kristo, ko uwo muntu nyuma yaho Imana yimuhaye umutima mushyashya wo kugenda akunda Imana, akunda bene data, yiga ijambo ryayo, yitandukanya n'isi mu buryo bwiyongeranye. Niba hari umuhungu wari ufite ibya yarase kubera yabihawe akajya agirwa isoni, mu Baroma 6 baravuga ngo nize mbuto mweraga mutarizera ngo atari bakoze isoni uyu munsi. Agatekereza akabona nyine umwana w'Imana agakanguka, ukabona ko kabisa yakangutse. Umuntu wese yamureba akavuga ati uyu muntu yaracuramye, nyine ibyo yizeye byaramucuritse, ntago akiri umuntu, nyine ntago dusana, mbese yaranshobeye kubera yahinduwe mushyashya, yabaye icyaremwe gishya, yazuwe. Mwumva reka amagambo Imana ikoresha, kugirwa icyaremwe gishya, kuzurwa, kubyarwa bwa kabiri, ibintu biri completely bihindura umuntu kabisa. Rero none abirirwa bavuga ngo bafite impano bose si abanyabinyoma? Yesaya 8:20, to the land to the testimony, if they don't speak according to that they are liars. Barabeshya niba badavuga ibijyanye n'ibyanditswe byera, ngo yerekane Kristo kuva mu itangira kugera mu byahishuwe. Apana iby'amafaranga, ibyo gutera imbere, byo kubyara benshi, bya bindi byose by'umubiri gusa. Oya, atoza abana b'Imana kudakunda isi, atoza abana b'Imana kuharanira ko abantu bose bamenye ubutumwa bwiza aricyo cyonyine gifite akamaro muri iyi si, atoza abana b'Imana kumva ko buri muntu wese abaruta. Apana ibyo kubwira umuntu akubwira ngo self confidence, ngo self reliance, ibintu by'amafuti gusa. Abigisha ayo manyanga bose
ngaho yigize dadi, ngaho undi ngo hari ngo bamuture amafaranga, ngo hari ibiki, ubuntu bw'Imana arabwataka ngo ni inyigisho zadutse. abo rero birata izo mpano, kandi birigaragaza ko ibyo ari ibiza guhamya uwigisha ukuri ko yatumwe n'Imana. none ni kuki bifitwe gusa n'abatigisha ukuri? ni uko zarangiye, ahubwo ari ibintu bihimbira. ikindi kiranga izi mpano, icya kabiri wenda ndajya mfata nkeya. icya kabiri ntabwo impano z'uyu munsi abantu barata mu byakozwe n'intumwa 14, 27, 28 bagaragaza ko cya mbere indimi niba ari ukuvuga mu ndimi, zigomba kuba ari indimi zivugwa ziri ku isi ziriho, ku buryo hari umuntu wundi uzumva ubasha kuzisobanura. nibyo twasomye mu byakozwe n'intumwa cyangwa mu Bakorinto ba mbere 14. iz'uyu munsi nizumvikana, zigomba kuba ari mwuka w'Imana uzitanga uko ashaka. ntabwo mujya mu ishuri kujya kuziga ngo umuntu azigutoze ngo ni dadi wawe. zigomba kuba zisobanuka, zikumvikana, hari n'uzisobanura ahari igihe uzivuga. ugomba kuba zabasha kugenzurwa ko ibyo zavuze byasohoye. wabyumvishe? ayo mategeko yose, impano zose baratuye umunsi, nta n'imwe ibyujuje. none ubwo ibyo ni ibiki? hagomba kuba huje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. ubwo nta mugore wita pasiteri ukwiye kuvuga ngo ni Imana irimo kumukoresha ngo afite impano yo kuvuga mu ndimi. kuba ari umugore akita pasiteri byamudisqualifyinze. so rero bavandimwe, uko kuri tukumenye, tumenye ko Imana yatanze urufatiro, igatanga ibyanditswe byera ubwo urufatiro rwarangiraga, bikaba ari byo bigomba kutuyobora. igatanga abigisha mu itorero, abo ngabo ikavuga ko izabana nabo kugeza ku mpera y'isi yose, bityo n'igihamya cy'uko bazakomeza kwigisha kugeza isi irangiye, ko mu ndimi zose, mu binyejana byose, mu moko yose izakuramo abayo, ko mwuka wera, mureke ababeshya ngo utemera ibyo ngo abahakana mwuka wera. no, niba ndimo nigisha kugira ngo ubyumve ko ari ukuri, nanjye kugira ngo mbe nabyumvishe ko ari ukuri. guhera ubwo rero uzi icyo bivuze? ubwo bivuze ko guhera kuri ba Chrysostome, guhera kuri Justin de Mata, guhera kuri ba Augustine, ba Sanagiyasi, ba Polikape, bose, ba Calvin, ba Martin Luther, ba Makata n'abandi bose ba Jonathan Edwards, ba John Owen, bose ni uvuga ko batemeraga mwuka wera. umwuka wera tumwemera uko ibyanditswe byera bimuvuga. niwe uduha ubugingo bw'iteka, niwe uduhumura, niwe uduha wadusize tubasha kumva ibyanditswe byera, niwe uduha kubasha gukunda, kugira imbuto z'umwuka wera byose. so bavandimwe rero, murakoze. umwami Imana akomeze kudufasha twese.